ukaryara kankubwira. Jesus Christ of Nazareth. Jesus. Sheri bites. Gashirira amenyo. Ariko nyine meze neza. Reka mbwire nuze we. Reka mbwire ngenda kubwiye. Ese Sheri ngenda mwicaranye niya? Inyenda niyo naje gusura nayihaye tunirimo kurya. Ahanga sura nari mu birunga. Ntago ari mu birunga ariko ndi kumwe n'inyende kuko nayikuye hafi nago nigeze njya mu. None nisobanjigera. Ari kumwe na nanye kwa mbese. Jesus. Aha, bishoboka ko munavukana kuko ntabwo ubwo bugambo muhuje bucyo gusa. Je mvukana n'iki gihoro. Je mvukana n'injege. Akubira tangere kankubaza ikintu kimwe. Kubona ari ingwaye ibintu ngo bimfashe. Ubu bimbiki kugira ngo Sheri wanjye azadasanga ndimo kurya. Bigu uburenganzira bwo kundira. Warindaga ubimwanga bigufasha se ubundi yasanga uri kuryanye wewe kutema. Ndabizi neza ko nema kuko ngomba no kurya. N'ibiryo ndya birangaragaza kuko urabona ko ndi boga. Ahubwo banza ibiriye bikabigwa inyuma kuko ntabwo byakuyeho kuri uruzi. Wese undi wakicarana n'ikintu kimeze gutyo kijunditse bitama gutyo wagira ngo ni wagira ngo harya nyibutse. Nyakatafari kawe. Ariko hagati aho wa muhungu we nubwo usa n'inkende n'intima byo. Ndende so ntumenye wandaya. Ndaya ni wowe na so wa mbesire. Sheri wanjye naga ari ndaya kubahana. None se ubundi utararinda antuka. Uwaza hano wese twamubaza twavuga ko ari kukubona m'inkende. Baka mbira wagakobwa gakobwe imeri 500 y'imifuka. Akarya wanzi wa kandi mu nyaka yese wa mbesire. Ntago ngende karya si wa wiwanje. Naho urakajya mu kabuno. Wa mukara wajya wemera ibyo bakubwira. Cyajya cyemera ibyo batibwira. Oyate mumbwirire muko. Bisa ntameze nka uruzinga. Nibyo manimo ndamubwira. Kaje karazinga mo wajya unintuze nireo yiga. None bakaboko wajya unurutsinga. Narandurutsinga ndabyemera ariko sindi mukara. Yego kazungu we. Wende sibye kubusa na godori. Ariko siraje murazi. Ntago ariko na uretse ka. Ugiye ngo nsanga siraje y'umutuku waba warabo. Yuko yewe none urasa umutuku. Yewe ntago nsumutuku satani. Kakayobeka Usa n'umutsisapu yagira kakwirwa wiranga. Urakarara mu kanwa k'inzoka muhimbira. Akukajya uzi n'ibindi urakomeza kunguka ndaguha bene wanyu. Bose ko mfite nimero za bene wanyu wambwiye nkaguha ukabahamagara ukabibabwira. Hanyuma je simfite zanyu kwambwiye nkamuguka muhamagara. Hanyuma mama wanje aje mu gute ko twa turi kuri bene wanyu. Hanyuma nyine hanye byo nkubaza. Bambe ni wacu bagezemo gute. Akokushe. Shirira amenyo wembesire zaho. Reka mbwire satani. Wumvishe ko bakubwiye. Reka mbwire. Akubira tanga ambesire na kumwe namukaza. Bari gusindana kinyuma mu gikari ku mugaragaro ambesire we kucurebye. Ariko senejega nibaza ikintu cyakugiza akazinga. Warazinga myera mu nzara umusatsi n'ubwonko ntibwasigaye. N'ubututsi bwawe. Bamubwire nawe wagakobwa akakanya sinyira Sheri wawe. Uti none we ntabwo akwiye kubukunda umukobwa. Ubundi umukobwa ni uwanjye. Ndetse ukubwiye ko ajya nkundana mukarage. Akundana n'uruzingo. Mubwire wakiguryo sindi akazinga. Akura agasaza. Gasaza nimvi mu birenge wasaza. Ngira mukaso nasobaje kumva wacyuya. Akushe. Reka nkwiyame sindi kumwe nawe wacyuya. Jesus Christ of Nazareth. Aka kubwiza kuri mukarage uratukana pe. Nyamuzi ko ukihagarika mu rusengero wambesire we. Yasinyirwa senga y'ipyisi kaza gucamo kabiri wanciraho. Kika mu bice bitanu wandaya. Indaya niyo Ndani so kumanyo ku nkwiyame. Kagize kuba umukara. Akureka mu bazina tangira. Kazwi ibibazo bya satani bibazwa n'Imana wambesire we. Akoreka nkubwire. Winjamba umuntu. Ni mubanze mureke mbabwire. Ubundi nshaka kukubaza ikibazo. Urabizi neza kuri Sheri wawe. Kugira Sheri nka byatera umuntu kwiyahura niyo mpamvu mbyirengagiza ariko ndabizi. Bandebe iki? Niyo sura ikaraze nk'ikinyamunjonjore. Akorange simfite isura itera abantu kwiyahura. Iyo sura ni yani. Ni yaka kazingo twicaranye. What be this? Jesus. Ikintu cy'igihushe, ikintu kitagira ubwenge, ikintu cy'ikirofa ngo nibiratanga. Ako biratangira gutangirira utazi ukarinda upfu gitangira ibyo watangiye bitari byarangira ubundi ufite ubwenge. Karyasi nyakurya umuriro wokeje we. Karyasi nyakurya ruriba zose zubatse inzu zo mu Rwanda. Ubundi ufite icyo kibazo. Ako iki cyo gakamya Nyabarongo bakagitegeka kuyikamya isaha imwe cyo kigabanya tugambo ku bantu. Karyasi umuntu ugira ubundi ukuraye. Yewe ubundi njya nibaza baba bagucometse uri urampundira muri ibyo byose bita. Ikintu cyatumye wibwira ibintu nk'ibi ngibi ukaba ufite umunwa muremure kurusha uwanjye. Namandazi yanjye wariye na biso. Ariko mukanya urabiruka. Karya umuriro wambese akora byose dore umukutwa ngubangaraje. Karya uziko nayariye nkumva ari kumanuka neza. Ahubwo reka nkubwire n'ikindi gihe uza ujye ugura menshi kagurirwa isanduku yawe kaziyo. Ariko muzi n'ibindi. Mvuye hano ndagiye mbonye undi mugabo utari akazingo. Reka bamukarage ndabaretse. Jesus. Genda ko mbizi neza ko icyo kigabo ngo ni na Joanna cyo kitoroshya. Ndabizi neza mu bijyanye no gutereta ni kijya gikunda gutereta. Nabwo kiguteretse umunsi wa mbere ni gutya. Genda
ubu tayari najya rwose ngo ndamukanye umwabo gute ubwo ase ubwo urabona kuba umpagaritse hano uri igikingi kingana gutyo urabona ari abasha gunteye ko nawe urebera ufite ntabwo bwo uburenganzira bwo kuntuka urashaka iki nyine nashakaga ko twamenyana sinjya menyana n'abakobwa none se umenyana n'abagabo bagenzi bawe uri muhungu nakuvuga ngo sinjya menyana n'abakobwa b'ibice ko nako kantu ushyizemo n'isese ariko bika nkubaza n'ubu ngubu wireba uhagaze ahantu hamwe igikeri kiguhagaze inyuma ari wowe nacyo ninde wagaragara mbere uye wikirwa wirushya ni igikeri cyagaragaraga mbere kubera ko kiragusumba ariko nawe kubona kubwiye ko shaka kumenyana ntabwo bivuze ko ugomba kuntuka gutya ngaho reba menyane nande ari urimo satani hanyuma se uri kuvugana nande njya ndi kumva ijwi gusa ahubwo va mu nzira nagukandagira nikomereza aho ngiye Wetin be this? Jesus is Jesus. nta n'impamvu yo kubyifuza turashize cyari bireze sindishere wawe kabuno k'ivide rya Heineken kabunizwe n'imisi yahazaga mbesire ibyo ngibyo ntabwo ngomba kubidisikasinga ahubwo icyo nshaka kukubaza ni ubonye shiri urahaguruka uragenda ushirira ubwonko n'umusatsi yo dore na mukarage wawe aragusize gakaraga inyuma ziko gakaraga akabono kawe kikarayishishe gakubitwe n'inkuba kicwe n'uburoro bakabone iwanyu washyura akabono kawe kari gucumba umwotsi ku izuba rya saa munani urakicwa n'uburoro wa nyarutwe ariko karyara kankubwira Hey, Jesus Christ of Nazareth.